ibizami bigiye kuzajya bikorwa. Ikizami cya mbere ni aho batangirira ikizami, urahabona ukuntu hateye ikizami n'amakosa uburyo azajya akosorwa n'ikoranabuhanga, murabibona muri ako gashiti. Ikizami cya kabiri ni uguhagarara ku buhaname, aho ni uko amakosa sisiteme izajya igenda iyakosora. Ikizami cya gatatu ni uguhunga inzitizi, uko niko sisiteme izajya iyikosora, ubona ko ari amakosa abiri. Icya kane ni aho banyura bazengurutse, hanyuma aho banyura bazengurutse kuri kategori zose murabibona nuko amakosa azajya akosorwa, murabibona byose ko bigaragara. Ikizami cya gatanu ni aho baparika ku ruhande, parallel parking, kuri kategori zose urabona ko bitangana, nguko uko n'amakosa bazajya bayakosora. Tugeze ku kizami cya gatandatu, guparika usubira inyuma, T-close, cya kizami gishya cyajemo cyo batangiye no kugikoresha mu gihe ibindi bitari byatangira. Amakosa azajya akosorwa gute? Kuko sisiteme niyo izajya ibikora. Hanyuma guhinduranya vitensi, icyo kizami gikurikiyeho cya karindwi, amakosa azajya akosorwa muri ubwo buryo nayo. Ikizami gikurikiraho ni aho gusoreza ikizami, aho ikizami kirangirira, finishing course, amakosa azajya akosorwa nayo muri ubwo buryo. Urabona ko byose ni ikoranabuhanga. Ndabararikira rero gukanda subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo ntimuzacikwe n'ikiganiro na kimwe mu byo tubagezaho. Murakoze cyane.